ako karirimbo konyine kamwe dutangire si Max in the house from the sound video library pick production alongside Yeres. Nashobora kuguhumuriza si Max wenda nashobora kukubwira ijambo ryiza wenda nashobora kuguhumuriza wenda nashobora kukubwira ijambo ryiza kuko ngukunda nakureka kuko ngukunda karirimbo konyine ntusige karangire dutangire ntusige turi kumwe ako na karimbo ka Simaxi ako konyine karangire dutangire sio muti w'ibibazo kumbwira nabi birambabaza ndasaba imbabazi niba okay karangira mbere kagapime kiswe Killer Elite Jonathan Statham Robert De Niro Crave Owen Are mama we are we rikosha Cherezo urabihinduye amahirwe yanjye wiyahemukira Ale we itegeko nshinga utajyangiriza ntusige turi kumwe ntusige ako karimbo konyine ntusige karangire dutangire I told you guys hano hanze hari abantu rwose bagerageza ku muziki kandi byumvikana neza ko bawushoboye byange bikunde they have to be in the game man they have to be in the game kubera ko they just born in industrial music they have to be in it too bavukiye mu nganda z'imiziki bagomba kuziba muto nitufatanya imana izadufasha umutumwe wigira inama yo gusara aka karimbo tutarajya kure rero kagere kuri gapasi mwenyewe tutarajya kure none ahantu DJ M yaherereye from the heart of town kamugereho aba DJ bose bari mu gihugu rwagati mu mujyi rwagati wa Kigali mu gihugu hose impande n'inkengero z'igihugu aka karimbo kabagereho kutabizi ubishatse wanega amatwi karimbo karangira bature filime yiswe Killer Elite Jonathan Statham ni umukinnyi nyemena hanyuma nanone umugabo bazi ku izina bita Crave Owen yakina agafilime nka Shoot Them Up Shoot Them Up nawe yagarutse mutarajya kuri no mugabo nanone w'umutaliyano bita Robert De Niro nawe yabashe kubagaruka muri kadutangire rero ntari mpamvu ntusige turi kumwe ako niko karirimbo reka dutangire rero turi kumwe aka karimbo konyine ndababwiye ngo ndimo ndabaha kumvangiye amafilime 2-3 ubundi mbereke filime yiswe Game of Thrones ni season ifite episode 10 ariko zirangira aho muzirebera umugabo akora mu umutima uvuye mu ngo tukagenda ukava mu bihaha byose agakurana agakuramo harano kuri isi Imana afite imbaraga reka rero dutangire ariko shatse naberekana kandi karirimbo ka Dani gitwijoro ariko nshatse nanabireka ariko nashaka none nakabereka mugakaribaho gato hari benshi bataramenya ibigembere kuri iyi si iyumvira indirimbo udinawe nyine ese n'iki kibigutera hari abasore benshi ako karimbo konyine ka Christopher na Dani ijoro ukabananira ese n'iki kibigutera erekana ko tugashyira mu karebe iri joro niyemeje kugerageza amahirwe
maze nkakwegera iri joro ninjye nawe oya simuva iruhande nshaka kugira unyegereye I told you ninjye nawe iri joro ninjye nawe oya simuva iruhande nshaka kugira unyegereye oya simuva iruhande iri joro ninjye nawe urw'imisozi igihumbi ntawe uhwanye nawe ubushize wagiye nshaka kubyinana nawe gusa ijoro nasinye kubyina ninjye nawe uransekera uramurikira ndagukurikira uranyegera urandirimbira ndakwerekera abaza kuza baza bavuga ubacisha ahandi kurima amatwi tubigira intwaro kwitabara uvuga vunika vuga uvugwa yigaramiye yigaramiye nabonye mu rukundo haba mu tuyira twinshi izindi zose kuri njyewe zirafunganye ryerekeza iwawe gusa niyitunganye ijoro na kuririmbo gashya kanyarwanda Christopher Danny from the heart of town pick up production alongside I'm here to promote the music Rwandan music iri joro ahantu aba DJ bose baherereye mu mujyi wa Kigali kabagireho mu gihugu rwagati kabagireho DJ Eme ahantu aherereye kamugireho Pika Studio nshaka kumenya niba gukutazi kubyina cyangwa se bakubyinisha nabi iri joro ninjye nawe oya simuva iruhande akaririmbo kiswe ijoro ese bikumi bitaze kubyina mujye mubyigisha kubyina we bagira n'amasoni mujye mu rwose mujye mubasigura oya simuva iruhande aho karimbo karangire dutangire oya simuva iruhande ninjye nawe oya simuva iruhande nshaka kugira unyegereye iri joro ninjye mwese kabagireho hanyuma impande zose z'igihugu iyi ndirimbo ibagereho ijoro simuva iruhande ki na music Christopher Danny nanone yeah let the party begin reka dutangire rero Killer Elite from the sound video library Pika Studio niho wagasanga uramutse ugakeneye I told you guys filime tugiye kwatwara yiswe Killer Elite 2011 Jonathan Statham okay alright turagatangiye we turatangiye ko tutangire mbwa muntu ubona umeze nk'umupupe ariko kajemo inyuguti R kazamo umunani uricurika twarangiza tukamenya ukavuye he ni muri Nord film Pictures Nuri Nande Nude Nands